Iyi filime twe twayimenye nka Karasira, gusa izina ryayo rya nyaryo ni The Girls Must Be Crazy. Iyi filime tugiye kurebera hamwe amateka y'umugabo wayikinnye mbere y'uko ayikina akibera mu butayu bwo muri Kalahari, ndetse na nyuma y'uko ayikina amaze gukoreramo amafaranga menshi, uburyo ubuzima bwe bwagiye bugenda, dore ko uyu mugabo yari asanzwe ari umuturage wibera mu basangwa butaka ahantu mu cyaro. Niyo mpamvu inkuru yishishikaje. Kora subscribe hano kuri Hendrik Harika, ndetse ugende udufollowing no ku zindi mbuga zacu, ubundi tujye tubana buri munsi. Mbere y'uko uyu mugabo ahinduka icyamamare, bamwitaga Notoma. Yiberagaho mu buzima bworoheje, yibera ahantu hatuje cyane muri Kalahari mu gihugu cya Namibia. Uyu nguyu yabarirwaga mu bwoko bw'abasangwa butaka bitwa Juri Hona Sang Group. Abangaba bari batuye mu duce tugiye dutandukanye, ariho babonaga ibyo kurya, ariho babaye igihe kinini cyane. Kandi ikindi gitangaje kuri uyu mugabo, nta nubwo yari azi Icyongereza, bivuze ngo we yakoreshaga ikirimi cyaho mu basangwa butaka. Ahubwo turi buze gutungurwa tugiye kubona ukuntu yakinnye iriya filime, kandi uburyo yabashaga gukomyonikana n'abadirector ndetse n'abandi bantu bari bari kuri iyo seti barimo barashutinga iyo filime. Ubundi mu giturage yiberagamo, umugabo yabaga ashinzwe kwita ku muryango we, akamenya uburyo bororoka, ndetse agakomeza no kurindira umutekano famiye ye. Ni ibyo ngibyo byonyine bikoreraga. Noneho tugiye kurebera hamwe ubundi uyu mugabo Notoma ni gute yaje kubonwa na director kugira ngo amukinishe iriya filime mu mwaka w'1970. Ibi byose byatangiye mu mwaka w'1970 ubwo director witwaga Jamie Hughes yari arimo arahiga umuntu wazamukinira muri filime ye nshyashya yari agiye gushyira hanze. Yamaze amezi menshi arimo arashakisha mu butayu, nibwo yaje guhura n'umugabo bitaga Notoma. Uyu mudirector yabonye Notoma birangira amukunze cyane, bitewe n'ukuntu yamubonye, akabona agatwenge ke karimo karamukora ku mutima. Yahise atekereza yuko uburyo uno mugabo asekejemo bizamufasha muri filime ye, bigatuma n'abantu bose bayirebye bazajya bareba kano gatwenge kakabakurura, bigatuma filime ye yamamara, ikinjiza n'amafaranga menshi. Gusa uyu mudirector yari agiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kuko uyu mugabo Notoma ntiyari azi ibya kamera, ntiyari azi iby'amafoto, ndetse nta kintu na kimwe yari azi ku byerekeye no gukina filime. Rero director kugira ngo akemure bino, yashatse umuntu uzi ikirimi cyo muri aba basangwa butaka kugira ngo amufashe mu gusemura, amusaba ko yazamukinira muri filime yiwe. None ikintu cyatunguranye barimo barigisha uno mugabo Notoma kugira ngo azakine muri iyi filime, ni uko ibintu byose yabonaga aho ngaho byasaga nk'aho ari bishya mu maso ye, bikaza gutuma yemera gukina muri iyi filime bitewe n'amatsiko yari afitiye bino bikoresho bya elegitoroniki nk'undi muntu wese wari uturutse mu gaturage ko mu cyaro. Noneho sasa bamaze kumuhitamo, nibwo duhita tugera kuri filime nyirizina The Girls Must Be Crazy. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1980 kandi bayihaye izina rya Zi. Iri zina rya Zi, impamvu bayihaye ino filime ni uko bashakaga yuko n'umukinnyi w'imena muri iyi filime ari we Notoma nawe ari buze kuza kwitwa iryo zina rya Zi. Iyi filime ivuga ku kuntu umunsi umwe umupilote anaga icupa rya Coca-Cola riturutse mu ndege hejuru. Noneho abaturage baba bituriye muri ako gacyaro bakabona iryo cupa batazi ibyo ari byo, kuko baba bituriye mu gacyaro barasigajwe inyuma n'amateka, bikabatungura cyane bakagira ngo ni impano ibigirwamana bibihereye. Bitewe n'uko iri cupa riba riri rishyashya muri ako gakaritsiye, abantu batangira kurirwanira. Noneho Zi ari we Notoma agahita ahitamo gufata rino cupa ngo ajye kurijugunya kure ku mpera y'isi, bitewe n'uko abakeka ko irino cupa ari ikibi ryaje kugira ngo rizateranye bano bantu bo mu bwoko bwe. Aho ngaho niho ahita atangira urugendo, arimo aragenda akagenda ahura n'abantu benshi batandukanye basekeje, ariko filime ikomeza itwereka inkuru yayo. Ibi ngibi bikaza kurangira ahuye n'ibintu byinshi, gusa filime irimo birangira rya cupa rigejeje ku mpera akarijugunya mu nyanja. Bivuze ngo misiyo yaba yaratangiye yo kwirukana ikibi ibirangiye agiye gusubira mu gacyaro. Iyi filime bayihaye iyo nkuru, none ikimara kugera hanze yinjiza miliyoni 60, kandi aho hari mu minsi yayo ya mbere. Bivuze ngo yakomeze kwinjiza n'amafaranga menshi nyuma y'uko isohotse. Iyi filime ikimara gusohoka, mu ijoro rimwe n'umugabo Notoma yari yabaye icyamamare cyane ku rugero nawe atiyumvishaga. Abantu baturutse muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya bagendaga babona isura ye ku mafilime no ku maskrini bakayimenya cyane, bagashaka bose kubona uno mugabo wari wakinnye zino seni, kuko bo babonaga yuko uriya mugabo ibintu yakinnye byose ari ibintu yari yaratojwe, batazi yuko byose yabikoraga neza kuriya, bitewe n'uko
yari umusangwabutaka atari asanzwe abifiteho amakuru. Gusa Notoma wiwe ntabwo yari yitaye ku buryo yabaye icyamamare, dore yuko yigumiye mu cyaro akomeza kwiberaho ubuzima busanzwe bitewe n'uko ibintu byo kuba icyamamare atari asanzwe abyitaho. Ikindi kandi Notoma nta nubwo yari yitaye yuko bamugurira imodoka cyangwa se ajye kuba mu mazu meza, ahubwo yakomeje kwibera mu cyaro nk'uko twatangiye tuvuga yuko muri aba basangwabutaka kubaho biba bisaba kurinda abawe nta kindi kintu na kimwe ukoze. Gusa bitewe n'uko yari amaze kuba icyamamare cyane, byaje kurangira yemeye gutemberera mu mijyi. Gusa icyo yashakaga kwari ugutembera vuba kugira ngo abone uko asubira mu cyaro ajye kwita ku muryango wiwe. Iby'amafaranga nta nubwo yari abyitayeho, ndetse no kuguma iyo mu mijyi ngo asinye amadiru menshi nabyo byose ntabwo byari bimureba. Iyi filime kandi barimo barayikina bamwishyuye amadolari 300. Gusa uyu mugabo niwumva story y'uburyo bamwishyuye n'amafaranga yose uraza gutungura, kuko we iby'amafaranga ntago yari abizi. Yari atunzwe no guhiga ndetse no guhinga imbuto ziri aho ngaho, atazi ibintu by'amafaranga. Iyi filime nubwo yinjije amafaranga menshi, we yishyuye amadolari 300 ku nshuro ya mbere, kandi bitewe n'uko uyu mugabo yaturukaga mu gace kadakoreshwa amafaranga, ibi ngibi yabibonaga nk'ibipapuro bisanzwe atazi icyo bisobanuye. Nyuma y'uko abonye ano mafaranga yo amadolari 300 bibona nk'ibipapuro, kubw'impanuka umuyaga waje kubihuha, noneho byose bikwirakwira mu butayu. Bivuze ngo umuntu wari uri aho hafi ashobora kuba yarabikiriyemo, kuko amadolari 300 ikiriya gihe cyo mu 1970 na kangahe yari amafaranga menshi cyane. Bivuze ngo abari hafi aho nibo babikiriyemo, bitewe n'uko nawe yarabiretse biraguruka, kuko yabonaga yuko nta gaciro bino bipapuro bifite, niyo mpamvu yabyihoreye. Uyu mugabo kandi abandi bantu bakurikiranira ibya sinema hafi bararakaye cyane bitewe n'uko bamuhaye amafaranga make. Bivuze ngo baramuriye cyane, niyo mpamvu abantu bakurikirana ibya sinema barakaye cyane. Gusa nabyo ntacyo byatanze bitewe n'uko n'uwagombaga guhabwa amafaranga menshi nawe ntago yari abyitayeho, na make bamuhaye yari yarajugunye, nta kintu na kimwe amumariye cyangwa se yamarishije. Director kandi akimara kumenya ko abantu batangiye kumurega bitewe n'uko yishyuye umukinnyi w'ibanze amafaranga make muri filime yakurikiyeho Notoma, noneho bamuhembye ibihumbi 200 by'amadolari. Noneho hano bivuze ngo yari abonye amafaranga menshi, nta muntu n'umwe yari bwongere kuza kurega. Ayo mafaranga ibihumbi 200 by'amadolari babimuhembye muri filime yari igiye gusohoka ya The Girls Must Be Crazy, igice cya kabiri mu myaka yakurikiye 1980. Noneho kuri inshuro ya kabiri Notoma bakimara kumuhereza ibihumbi 200 by'amadolari, ubwo yari yaramaze gusobanukirwa icyo amafaranga akora, ntago yigeze yajugunya nk'uko ya mbere yari yaragenje. Niyo mpamvu akimara kuyakira yahise agendaguramo inzu nziza mu mujyi. Gusa nubwo yayiguze ntago yigeze ayibamo, ahubwo byaje kurangira yisubiriye mu cyaro. Noneho studio zari zarakoze no filime ya The Girls Must Be Crazy bamusabye kugira ngo azabakinire mu gice cya 3 ngo bamusinyishe indi deal, noneho bazamwishyura amafaranga menshi. Gusa bitewe n'uko yari yaramaze gusobanukirwa agaciro k'amafaranga, noneho byarangiye abaciye ibihumbi 800 by'amadolari. Birangira filime baje no kuyihagarika bitewe n'uko yari ari kubaka amafaranga menshi kandi bari bubone batazayakuramo. Uyu mugabo nyuma y'uko abaye icyamamare yagiye muri Aziya, ajya mu theaters, mu mazu yerekana filime muri Hong Kong, akajya agenda nk'umukinnyi wa komedi. Gusa nta filime n'imwe yigeze akora. Aho muri Aziya hose yagiye niko yagendaga akorera amafaranga menshi. We yavugaga yuko ari gushaka amafaranga menshi kugira ngo azagende ayabemo neza n'umuryango we muri Kalahari Desert aho yari yarasize. Uyu mugabo kandi Notoma nyuma y'uko amaze gukorera ayo mafaranga menshi muri Aziya, yaje kwigarukira mu mujyi wo muri Namibia, yubaka inzu nziza irimo amazi ndetse irimo n'amashanyarazi, ibintu yari yarahoze yifuza akimara kwinjira mu buzima bwa gisirimu, aribwo amenye ibintu by'amafaranga ndetse n'inyubako ko zibaho. Kandi uyu mugabo yaje kugura ifamu, agura n'inka nyinshi ndetse agura n'ibimodoka byinshi bitandukanye. Noneho hashize n'iminsi mike yahita yiga gutwara, akorera na perime aza kuyibona. Nubwo gusa yari amaze kubona perime, yari yarishyuye umushoferi we wari uzajya amutwara. Kugeza mu mwaka w'1994 yahisemo ibintu byo kurekera gukina amafilime ndetse no kurya amafaranga yo yari yarakoreye. Birangira asize amabizinesi yiwe yari afite mu mujyi, noneho ahita yisubirira mu cyaro ajya kwihingira ubunyobwa, n'ifamu yiwe ahita yisiga yisubirira mu
butayu bwo muri Karahara Desert. Uko imyaka yagiye ishira abantu benshi bagendaga bibaza ibyerekeye n'iriya filime yakinnye, gusa abahanga mu byerekeye no kwanariza amafilime bavuga yuko iriya filime yagaragaje inkuru ya nyayo yakoze abantu ku mutima, bivuze ngo iriya filime yari irenze bya hatari. Ibyo ni by'abahanga bagenda bavuga. Kandi ikindi abantu benshi bagiye baburana cyangwa se batanga ibirego ku buryo yari yishyuye mu gice cya mbere, gusa ibyo ngibyo director wayo yaje kubikosora mu gice cya kabiri, ndetse nta nubwo byakomeje kuba ikibazo kuko byo byari byakemutse. Mu myaka ya nyuma Notoma yayiberaga mu cyaro cyo muri Karahari mu mwaka w'2003 ubwo yari yarasubiye mu cyaro ari kumwe n'umuryango we. Yagiye gusenya birangira atagarutse, gusa umurambo we waje gusangwa munsi y'igiti ahantu yari yapfiriye, gusa ntago tuzi ngo ni igiki cyamwishe kuko umurambo we nta bikomere wari uri. Byarangiye yitabye Imana ku myaka 59 nta ndwara n'imwe igaragaye yuko yamwishe, bivuze ngo ntago n'ubu turamenya icyamwishe neza. Gusa no muri iyi minsi nubwo iterambere rya filime rimaze gutera imbere, uyu Notoma yibukwa nk'umwe mu bagabo babayeho b'ibyamamare mu mateka ya Afurika bitewe n'uko yakinnye filime ifungurira inzugi izindi filime zose zakinwaga n'Abanyafurika. Bivuze ngo niwe muntu wa mbere wamamaye cyane muri Afurika, ndetse atuma n'izindi filime zari buzakinwe mu myaka yakurikiyeho nazo zamamara. Muri iyi filime kandi harimo amaseni menshi yagiye akundwa n'abantu. Ibyo ngibyo niba waradufollowinze ku mbuga zacu nka TikTok ndetse na Instagram, tugiye kujya tuyagarukaho seni imwe ku yindi, ubundi tujye tubana buri munsi. Gereyo dufollowing ndetse ukore na subscribe hano kuri Hendrik Arikani.